twigire muri izi nzoga wakomeje burera se n'ubundi dukomeze burera waretse tukabanza tukajya muri izi nzoga izi nzoga minisitiri ngo Dominique Habimana ngo ntabwo yarazi ko abanyarwanda batinyuka inzoga yitwa Dondobwo abanywa za muri turesi inzoga ariko ashobora kutabimenya kubera yuko avuye hanze vuba oya burerega ngo ni n'umuntu uba mu bintu by'Imana cyane Minisitiri Habimana Dondobwo noze za muri tureza ngo ntabwo yarazi Minisitiri Habimana ntiyumva uburyo abanyarwanda batinyika inzoga yitwa Dondobwonko Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yagaragaje ko bigoye gusobanukirwa impamvu abaturage batinyuka kunywa inzoga bitwa Dondobwonko n'izindi zitujuje ubuziranenge asaba buri wese kugira amakenga yabigarutseho mu kiganiro na RBA cyagarukaga ku kibazo cy'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye bitujuje ubuziranenge bikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu Minisitiri Habimana yagaragaje ko inzoga n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge biri mu byiciro aho harimo inzoga zikorerwa mu bisa n'inganda ariko atari inganda n'ibindi binyobwa abantu bengera mu rugo yanavuze ko ikindi kibazo kirimo usanga ari ikijyanye n'umwanda haba mu ngo n'ahandi abantu bafatira amafunguro cyangwa ibyo kunywa Minisitiri Habimana yasobanuye ko atumva uburyo umuntu anywa inzoga zifite amazina akanganye nka Dondobwonko n'andi mazina ateye impungenge ati abaturage babigenderamo akisanga ari kunywa ibintu ariko atazi ko harimo uburozi bugiye kumwangiza inzoga uko uzinywa bituma uzinywa urushaho kuzishaka ibyo bigatuma abaturage bakomeza kuzinywa yongeyeho ati inzoga ikaba yitwa Dondobwonko ariko ukabona umuntu ntari no gutinya kuyinywa kuyishaka no kuyirukira umuntu agezaho ageze aho yamaze kwangirika ari nabyo dushaka ngo dufatanye n'abaturage ibi bintu bihagarare kugira ngo babe abaturage bazima bashobora gukora bakiteza imbere bakanateza igihugu imbere yakomeje agaragaza ko inzoga n'ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge bifite ingaruka nyinshi zirimo uburwayi guhuma n'abantu bapfa biturutse kuri ibyo binyobwa amakimbirane mu miryango n'ibikorwa by'umuryango Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana aherutse kugaragaza ko inzoga z'inkorano ari icyorezo gikomeyeho mu mezi 6 gusa ni ukuvuga kuva muri Mutarama kugera muri Kamena 2026 abantu 44 baza kwicwa nazo abandi barwaye indwara zitandukanye harimo n'abahumye amaso ubundi iki kintu bavuga ko kare kabugize ariko kaza kwisonga ejo ntitwabibonye kanuza bene nakadushiro niba ari kukabona aze kugashyiraho kagaragaza imibare y'ukuntu ziriya nzoga zagiye zica abantu ariko iki kintu tukibaza ubundi ibi bintu byadutse bite ko bitari bisanzwe byamazina se oya ibi bintu by'izi nzoga ujya kubona ukabona unyuza ngo uruganda hari naho hano hasi nabonye niba zikina bo musimbizi nabonye ibyapa by'inzoga yawe yanditseho urumva ukajya kubona ukabona ngo uruganda ngo rw'inzoga abanyarwanda turabasinzi bagaragaje n'iza Dondobwonko sinabonye Dondobwonko ntabwo zikiri mu plastique hano bari kutubeshya inzoga za plastique barazimuye bazishyira mu macupa ibyo ngibyo rwa ruhare abaje imbaraga cyane ni Rema ariko ibyari mu macupa ya plastique nibyo byimuwe bizana amacupa y'ibyo rokontoni ntabwo yigeze hinduka ahubwo rero ikintu gitangaje kuri izi nzoga z'inkorano nuko izina bayita nibyo ibikorera uwo muntu uko n'ubundi ziba muze kuvuga kuri iyi mvugo ya politike uyu minisitiri yavuze arayira ngo ntiyumva ukuntu umuntu anywa inzoga bita Dondobwonko akoro Jean Pierre nawe ariwe ushyize mu gace ni gute umuntu anywa ikintu abizi ko kidundubwonko ginanditseho akagifata akakinywa wowe ubwo ari wowe ntabwo Dondobwonko biba byanditseho amazina baba baragiye bazitirira ariko nibyo nakubwiraga bayita ayo mazina bashingiye ku kigo icyuma byitwa marikeri byose byo mu Rwanda nyine impamvu babyita ayo mazina ni uko baba bashingiye ku ikorera uwo muntu wayinyoye baba barabonye abazinyoye yewe ikibazo nyine mbona nibajije kuko ibi bintu niba bibaye too much bikaba akajagari ntabwo
muri za 2010 ntabwo byari kuri uru rwego turi kubibonaho uyu nta munsi za tunuri zari zihari wasangaga wenda hari ubuyoga najyaga nkunda kubona ngo bwaturukaga za Uganda niba bwaritwaga za chief ni chief bwabaga mu mashashi urumva ariko kujya kubona ukabona ngo hari akayoga ngo kari kugura ngo 200 ubuse ubuhari bugura za 300 kareshya nka gutya gatoya hari ubuhari bugura za 300 buri mu macupa buri mu macupa uri kubyumva noneho guserera umunsi ukiri umva umuntu murahura nka gutya uri kumanuka mu mayisikariye akagusuhuza ubona kiri muzima kiri normal yasomaho rimwe wagenda hasi wagaruka ubwo aje asomyeho mwahura akabara kuyobewe ariko yewe icyo nshaka kuvuga ugasanga amafaranga 600 cyangwa 1000 yamusindishije si wowe ejo bundi wagiye gukora inkuru ahubwo iyo nkuru wadufashije ukajya kuyiturebera niba wibuka ahantu hari si wowe wagiye gukora inkuru none se reka nkubwire Jean Pierre uyu munsi ku ruhande rumwe nshobora no kubishinja leta ni iziranganda zirasora ntizisora na business zirangana ntabwo zisora si byaba ibyo twabonye inkuru tumaze kuvuga zidasora se nizi niyo none se iyo barimo kwakira imisoro y'izo nganda sibyo buri unana zirebye nyinshi ziba zarahawe ibyangombwa bya FDA nabonye hari izifite ibyangombwa bigera muri za 2030 uri kubyumva babaha intuza igihe kugira ngo nibica amasezerano baziyarishe leta uri kubyumva ukajya kubona ukabona ko baba bazi ibyo bakora bagatereka twake kirekire zifite ibyangombwa bya RSB nk'ubu hari aho buri gihe iyo mvuye hano mu kazi ntazi hari akadepo nyuraho buri gihe bapakurura hagati ya 3:30 n'igice na 4:00 z'ijoro nibwo bapakurura baba bari gupakurura izo nzoga uri kubyumva byanze bikunze iyo modoka irimo gutambuka ntabwo igenda mu kirere ngo ibe yabaye indege hari ahantu inyura uri kubyumva uruganda ahantu izo nzoga zikorerwa ruri mu mudugudu ruri mu murenge ruri mu kagari uri kubyumva ariko ugasanga barimo baravuga ngo ntabwo twari tubizi yuko izi nzoga hari abantu ibaze nka minisitiri hano numvise imvugo ebyiri za minisitiri zitandukanye mu minisitiri umwe minisitiri w'ubuzima yaravuze ngo izi nzoga ni icyorezo hano tubonye utazi ko bashobora no kuzinywa ni ukuvuga ngo abonye ngo abantu batinyuka bagatinyuka izina bakihagaza bakagenda umwe aravuga ko ari icyorezo undi we ntabwo abizi ntabwo abizi rero ni gute awe yibaza ubu areka gute aba mu ijuru se aha rero hari ikintu sabwa ubwiza ukuri umva minisitiri yahuraye n'umuntu umva ubwiza ukuri je nabivuze nejo ngo Jabe igiye umva minisitiri yahuraye n'umuntu wanwe dunda ubwonko tutabeshye none se minisitiri utegetse minisitiri udahura n'umuntu wanwe dunda ubwonko bahurira ese ubwo minisitiri siruko government ahubwo kukijyo kinatakime none se ikibazo gikomeye cyane buri wa kabiri nta hantu abayitabira inteko y'abaturage nakafashaje imbabare niba yitabira inteko y'abaturage yitabira muri quartier atuyemo none se ubundi minisita utagera ngo ufate umwanya aze areba abantu bari kwangirikira hano Nyabugogo hano wamwereka abantu babyimbye amaguru bicaye hano hasi kandi bahora bose baza guhaha hano bose uri kubyumva n'ubu ugezeho wasanga bahicaye hari abaharyama abayobozi shaba bibere mu biro gihugu inzego z'umutekano zirabizi iz'umutekano zirabizi nta badaso buri munsi nta badaso babagaza hano hasi mu munsi barabizi abantu bari kunywa inzoga ya masabu tuvugana abadaso si bo bazinyoyemo ahangaha hari ikinyamakuru cyanditse amazina ngo y'inzoga bagiye bita ngo hariyo bise bareteta ngo hariyo bise yewe muntu za tunuri bareteta ngo bareteta ngo umuntu wanyoye iyi nzoga yewe muntu kugenda bibaringora byawe muntu byo nibigaje kugenda biramunanira ngo reba bavuga bayise bareteta ko kugenda bitabyanga yewe muntu noneho ngo yewe muntu yo ngo nizina bahaye inzoga yengwa mu buryo butemewe ku buryo uwayinyweyeho aho ari hose ngo abayikanga abantu badahari ngo abayikanga abantu badahari cyangwa n'abazi yabareba ntabamenye yindi bavugaga ariyo bambwiye umugore ngo yarayinyoye amaze ngo kuyinywa arakubwa ajya kwihagarika mu nsina
noneho urabona abagore bo mu byaro baba yambaye ingutiya akagerekaho ibitenge ugasanga ni nk'ingutiya nk'eshatu zigerekeranye agiye guhaguruka azirikana igitenge n'akana k'agasina gatoya arakihambira uri kubyumva ashatse kugenda insina ikajya imufata nyine ikayimukwega ariko akagira ngo ni umuntu urimo kumukurura avuga ati wandekuye ko nzaguha ejo uri kubyumva gukomeza ngo ni yewe muntu noneho ngo hari indi ngo yitwa ngo tunuri ngo ni inzoga yoyo ngo nayo yenze mu bintu byinshi bigira ingaruka ku muntu cyane cyane ku maso kuko uwayinyoye usanga amaso yavuye mu gihanga noneho ngo hari n'iyitwa canga ngo iyo yitwa canga ngo umuntu wayinyoye ngo biramucangacanga ku buryo ngo ryavuye ku izina ry'igiswahili cyitwa ngo amecanga yinkiwe yavanze mbese kabisa ngo iyo yayinyoye biramucanga ngo ntamenye yitwa imena nayo ngo hari n'indi yitwa imena ngo ni izina risanzwe mu kinyarwanda ariko ngo rigahabwa umuntu w'ingirakamaro kubera ibikorwa by'ubutwari ngo ariko inzoga bayihinga imena ngo abazi gushyenga bavuga ko uwayinyoye imumena umutwe ngo ishinga kumena harimo za sinzi undongoye harimo mu manurajipo harimo nibwo uzabona izi nzoga ugabona abantu barazinyweye umugore akajya kurya umubyeyi akajya kuryamana n'umwana we cyangwa bavuga ngo yasanze ngo baryamanye ngo atazi uburyo baryamanye izi siba ni ibi biyoga banyweye umwana we akaza akakurira ari umwana wawe niho amahano menshi atangira muri ibiyoga ahubwo rero bijya kumera na birashadi berega yari yanyoye hari ikintu kuvuga inzego niba twamaze kubona ko inzego z'inkwano ari icyorezo abayobozi bareka imvugo za politiki zo gushyenga zibyo umuntu aza kubwira ngo sinenze ko iyi nzoga ngo umuntu kumva ngo inzoga ngo yitwa gutya ngo abantu barayinyweye none se yagize ku rwego kwitwa iryo zina atari uko yanywewe cyane ahubwo abantu barayinyweye bigira ngo ahubwo niyitangaza ko abantu banyweye iyo nzoga ikajya bayibatiza izina ikajya kugera ubwo kubatizwa izina utarayimenya iryo ni ikosa rikomeye ari ukwiye kumenya imibereho myiza y'abaturage kweruka mu bintu byose ukabimenya so ubwo rero abantu bareka imvugo za politike niba ari icyorezo cyaje abantu 70 ingahe bugesere ku mwanya wa kanga ibyo bintu bose abantu bakwiye kubifatanya kugira ngo inzoga zihagarare inzoga zemewe nubwo bigoranye sanga nyinshi no bundi kugira ngo bafate umwanya wo kurwanyiza inzoga kuza kurwana ikigage gushira inzoga zo mu muco nyarwanda urazihagarika ushingiye kuri zidunda ubwonko na za tunuri na za kizo urayize Jean Pierre urayize urayize sikara hanyuze reka tugaruke ahangaha uyu muhanzi yari arimo avuga ukuntu ngo umugabo umugore yayisomyeho noneho ajya mu rugo yasinze umugabo watashye umugore aramuyoberwa aramubwira ati ndi kukubona ariko amaso ntabwo araya umugore urabona nyine umuntu muhuye aho ati amaso ntabwo araya ati tunyuzemo ndabona nsa naho hari ahantu nakubonye aramubwira ati ariko ati nushaka unarare ati umugabo wanjye ntawe uhari urumva noneho undi nawe umugabo ngo arataha ageze ku muhanda ugiwe arawureba ahita awubona ari nk'ikiyaga aravuga ati rero ati kuva kera nkimenya ubwenge nta ruzi rwajyaga runanira kurwambuka utwenda badukuyemo avuga ati ngiye kwambuka uyu mugezi noga urumva yabaye urabona arya ni ugutera plonge kwa kundi umuntu asimbuka akajya mu maso aba arasimbutse agahanga agahonda mu muhanda bakavuga bati uwo mugabo imvune yavanyaho atazarinda yisazana kubera ibyo byose byari byatewe nuko bari banyoye basi ibyo biga abantu bagenda mu byabo ibi bintu rero abayobozi nkuko Jean Pierre yabivugaga niba bivanemo ikintu cya politike ubundi politike yakaba yari nziza ari giye abantu bagira ijambo baraka bazanamo ibintu bimeze nkaho ari uburyarya ngiye mbivuge gutyo sorry kubivuga gutyo ugasanga barimo kugenda babikwepa babyikuraho ko ibyo bintu babizi
kandi abagabo bagiye bagenda igihe hafashwe umwanzuro ibintu bakavugisha ukuri byabonerwa umuti ko bantu igihugu bayobora abantu bagiye bagenda ubu hagize abanyarukubu none tuvugana bakaza hano hasi ha murenge wa Kimisagara no hasi za Nyabugogo bakareba abantu bicaye hasi abaryamye abari kunywa amafege aya masaha ngana gutya bari kunywa ibyo bamaze gusina bakajya bazenguruka bagenda pano kwivugira mu biro aho bicaye ahubwo urasanga abanyamakuru ngo twaraga bwe zirabishe ibyuma bakaturebaho baratari kubunda abundi bahembwa nande hari n'ukuriye bakaguseka nyine ariko ibi bintu nyakubahwa ministers ubundi byakabaye biri n'ibintu biganirwaho mukuru w'igihugu arabivuze abantu bicare hasi bafatanye bakorane byo kuvuga ngo mwarabizi undi ntabizi iki kibazo kimaze kuba ikibazo nitubone akarere ka Ruhango kagenda kagasohora amatangazo ari aho ngaho kuko hari n'umuntu harimo ambwira ati buriya ati biranashoboke ko bifitanye isano nuko akaba no mu Ruhango benshi babasetse ngo hari amahoteli ngo yubatswe akaba yarabuze abakiriya byayo nitwavugaga bakaba ari kugira ngo abakiriya baboneke ariko ibi bintu bo kubizana muri politike zihambaye cyane niba bikemure mu buryo kandi ni mu buryo bworoshye noneho urabona igihe bafungaga izi nganda zimwe na zimwe zikora izi nzoga abo benshi bamaze guhungira kujya kubikorera muri Uganda abenshi niho bagiye ari amaji niho bagiye kandi n'ubundi birangira ya maji bamwe baciye kujya kubikora muri Uganda kabona igeze Kigali sibi gitangaza bakati unzana kaji bita gutya ukaza karahoze gakorerwa i Kigali yandi ya Salame nandi munyereka brandine bahinduriye izina nabonye ari nuza netikete hano mu Rwanda iyo ubona ibintu byakujengereje n'ibitaro zirabonye ubona batangiye kubigera uhita ubihindurira izina ukajya muri bugafunguza ibindi ahubwo harugurambye ngo ya business ubonye bamaze kuyimenyera ngo nyuma y'imyaka 5 ugenda uyihindurira ishobora kumenyerwa mu buryo buri niba ukora nyine nk'ibintu bya magendo noneho ugahita uyihindurira izina niba ukora abantu batangiye kubimenya ati bano hantu n'abaturage urane nabyo bijya biba kuri bino bigo by'imari z'abana ujya kumva ngo iki cyaguzwe na kiriya buriya na Spiro bakimara kuvuga ibyo bitagenda neza bahise bita ngo Spark nje n'izina yubatse ngira ngo ni telefone bazanye byaragiye byanze ngira ngo ni telefone uri kumva rero ikibazo cya Spiro cyarakemutse ntago bikivugwa cyane nakubwiye yuko barumiwe oya ntago ari ukumirwa iri zamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ryatumye hari ibintu bimwe abantu birengagiza bitewe nuko wabonaga ariyo mahitamo asigaye reka mbwize uko umuntu wirengagiza umurongo w'amotari waparitse ku mugoroba bangana kuri uragera ku muhanda ugiye gutega wavugana n'uwa esanse wakumva amafaranga guciye wavugana n'uwa Spiro cyangwa indi y'amashanyarazi ugahita nawe tugende ubundi ni iki kintu cyabaye nk'igihaminga ibyavugwaga kuri iyo kampani ariyo se ibintu abantu bose bazajya bagira ibintu twaza intambara ya Ukraine yarabaye abantu barahindura bajya mu burasirazuba bwo hagati iyo muri bizajya umuntu agura ibikoresho yizigamira nta wumvise nyine wavuze yuko yaguze ibikoresho byo mu gikoni bitewe n'ukuntu ibintu biri kuzamuka muri iki gihe twakoze investment nziza kuvuga ngo umuntu aho arareba kure ibikoresho twaguze ni top notch abantu bisanze muri izi nshingano gutariko areba batajya munsobanurira ntiyajyanye nakubwiye ni wa muntu batoye akaba mwiza muri future